Daniyeli igice cya kabiri. Mu mwaka wa kabiri umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima ntiyarushya agoheka. Umwami aherako ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashyitsi n'abakaludaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Nuko baza bitabye umwami. Umwami arababwira ati narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Nuko abakaludaya baherako babwira umwami mu rurimi rw'urunyarameya bati nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi, tubone uko dusobanura impamvu zazo. Nuko umwami amusubiza abakaludaya ati nazibagiwe. Nuko nimutazimbwira ngo muzinsobanurire, muzatemagurwa kandi ingo zanyu zahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwira izo nzozi, nzabagorora mbahe impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwira izo nzozi nuko zisobanurwa. Bamusubiza ubwa kabiri bati umwami narotorera abagaragu b'izo nzozi, natwe turazisobanura. Umwami arasubiza ati menye rwose ko mushaka kubyirengagiza, kuko mubonye ko nzibagiwe. Ariko nimutamenyesha izo nzozi mwese muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshyera imbere yanjye, mukirengagiza ibyo mbabaje ngo muzacyana ayandi. Cyo nimumbwira izo nzozi menye ko mushobora no kuzisobanura. Nuko abakaludaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukaludaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatiraho kiraruhanije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Nicyo cyatumye umwami abarakarira uburakari bukabije, aherako ategeka kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bicwe, bajya gushaka Daniyeli na bagenzi be ngo bicwe. Ariko Daniyeli asubizanya Ariyoki umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umutware w'umwami ati ni iki gitumye habaho itegeko ry'ikubagahu rivuye ku mwami? Nuko Ariyoki abisobanurira Daniyeli. Daniyeli aherako asanga umwami, amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Nuko Daniyeli ajya mu nzu ye, abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya, kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo byahishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa, izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimye, ndaguhimbaza wowe Mana ya ba sogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanurira ibyo twagusabye, kuko tumenyesheje ibyo umwami ashaka. Nuko Daniyeli ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira atya ati nturimbure abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo ukira umwami umusobanurire ibyo ashaka. Nuko Ariyoki arihuta ajyana Daniyeli ku mwami, aramubwira ati mbonye umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'Abayuda arabwira umwami inzozi ze. Umwami ahindukira Daniyeli wahimbwe Beluteshazari amubaza ati mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? Daniyeli asubiza umwami ati ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa abacunyi, ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibiza mu bihe bizaza. Inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro n'iby'ibi. Nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamye ibiza mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Kandi njyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'ibyo umutima we wibwiraga. Nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane. Cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko byacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'icy'ibumba.
urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga n'ibyaryirishyikirizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Nuko izo ni zo nzozi, kandi turasobanura impamvu zazo aho imbere y'umwami. Nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami. Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani, wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera, kandi hazabaho ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. Ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura buryo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazabamo gukomera nk'ibyuma, nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba. Kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera, igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, niko bizivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibizafatana, kuko ibyuma bitavangwa n'ibumba. Nuko ku ngoma z'abo bami, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza. Kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Nuko umwami Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye, aramya Daniyeli, ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu. Nuko umwami abwira Daniyeli ati, ntukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami, kandi niyishura ibihishwe, kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Nuko umwami ahera ko akuza Daniyeli, amugorora ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni, no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asabira Saduraka na Meshaki na Abedenego ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni, umwami arabubaha, ariko Daniyeli we aguma